Muraho neza inshuti zacu mwe mutwikirana umunsi ku munsi nk'ibisanzwe rero n'itsinda ya Provisoire aho buri munsi tuba tuje kubagezaho ibyiza gusa cyane cyane ku bantu muri gushaka Provisoire rwose runo rubuga ruri gufasha abantu benshi cyane bari gutsinda buri munsi umuntu wese uri gukoresha runo rubuga ari gutsinda akoze rimwe ku nshuro ya mbere kandi mu gihe gito cyane. Hano mu minsi 3 mara uri gukoresha runo rubuga iminsi 5 iminsi 7 Provisoire yawe tugenda ugahita uyibona ku nshuro ya mbere. Hano rero wowe tugiye kubana tugiye kureba ese muri runo rubuga ni ibiki birimo, ese ibintu birimo byagufasha gutsinda koko. Ugiye kudukurikira urebe ibintu birimo niba byagufasha nawe, ariko kugufasha byagufasha kubera ko rurimo gufasha abantu benshi cyane bagatsinda rwose bakoze rimwe. Buretse tugiye kugendana gatanu kandi turebe se ni ayahe masomo arimo, ese ni iki wasangamo, byose tugiye kubirebera hamwe. Ku bantu muri kumbwira ngo mwabuze link y'ahantu mwakinjira kugira mugiye kuno rubuga, link iri kuri bio. Jya kuri bio ya TikTok yanjye, genda ku gafoto kanjye kari kuri TikTok urebe muri bio urahita wabona link, uhita ukanda kuri iyo link urahita ugera hano uri kubona ndi. Ukigera hano uri kubona hano nyine urascrolling uramanura ukazamuka ukareba ibintu byose se biri muri runo rubuga bimeze bite. Urascrollinga ukazamura. Reka duhite twizera hano uri kubona hano hari buto yanditse ngo kanda hano urebe ibibazo byose biri kubazwa cyane. Ukanda kuri iyi buto. Iyi buto tugikandaho turategereza ifunguke. Uri kubona birafungutse. Tsinda 100 iga ibibazo n'ibisubizo biri kubazwa cyane. Iga amategeko y'umuhanda mu buryo bworoshye cyane. Hano rero ugifungura hano hahita hafunguka ibibazo 20 bya mbere. Ukona ibibazo biri kubazwa cyane, ibi byose ubutegetswe kubyiga ukajya mu kizamu bizi neza. Hano ibi ni ibibazo n'ibisubizo bisubije neza. Runo rubuga uraza ukigiramo ibintu byinshi cyane, ibintu byose biba birimo, bya bindi byose mwabuze birimo. Umuntu wigiye hano ukaza ugasoma bino bibazo neza uhita utsinda ku nshuro ya mbere. Ikindi si ibibazo birimo gusa, harimo n'uburyo bwo gukora ibizami, gukora amateste bimeze nka kure ikizami kiba kimeze cyabujwe nka polisi. Urumva nyine iyo parite nayo turaza kuyigeramo. Icyo gice nacyo turaza kukigeraho cy'ibizami. Hano ni ugusoma ku bantu mukunda gusoma. Hari abantu mukunze kuba mudafite umwanya, ukaba utabona umwanya wo kugira ngo ubashe kwiga uri nko mu kazi, wenda urugero uracuruza ariko ushaka na Provisoire. Mu gihe wicaye mu iduka uri gucuruza utegereje abakiriya, wafungura runo rubuga ukabona soma. Hano ugasoma cyangwa ukaza mu gice cy'ibizamu ukabona kora ibizamu ukigura mu minsi 3 nawe ukagenda ukabona Provisoire mu gihe gito cyane. Ibi ni ibibazo byose. Rero hano uri kubona nyine hano habarimo akantu k'akaroke gafungura ibizami byose. Bivuze ngo hano nyine iyo tugwaye uburenganzira ibizami byose nyine uhita ubibonaho access. Urugero wenda nk'uyu muntu tumuhaye uburenganzira, agiye guhita akanda afungura ibizami byose. Turategereza gato. Hano uri kubona bambwiye ngo code siyo, ashobora kuba yibeshye ariko reka turebe. Hano uraza ukatubwira tukaguha access nawe ugafungura bino bibazo byose tayari. Uri kubona ko ibibazo byose byafungutse. Hano harimo ibibazo byose utegetswe kumenya. Ibi ni ibibazo biri kubazwa cyane muri iyi minsi. Ibi nibyo biri kubazwa cyane, ibi nibyo utegetse kumenya ukajya mu kizamu uzi neza. Ibibazo byo ni byinshi cyane kugira ngo video itaba ndende, reka tujye no ku gice cy'ibizami turebe. Ibibazo byo ni byinshi mwabibonye. Hano ho ni ukureba inama tuba twakugiriye, uraza ugakanda nyine kureba byose. Ibintu ni ubuntu. Banza usure runo rubuga ubanza urebe ibintu birimo. Ibintu birimo ni byiza gusa, ni ibyagufasha kubona Provisoire mu gihe gito cyane. Ukanza hano ukareba ngo kanda hano urebe ibizami, ukanza hano nawe uhita ubona ibizami. Ibi byose ni ibizami, aya ni amateste. Ibi nibyo ugomba gukora nawe ukagenda ugatsinda. Ariko reka twihute cyane tugende ku bizami. Reka twihute cyane. Reba hano haranditse ngo kanda hano ukore ibizami wifuza byose. Ugikanda hano tayari ikizami kita gifunguka. Uri kubona ikizami cyafungutse. Nkano bari nkanga igisubizo tugomba guhitamo B.
rumoroki na makuzungu. Njye ndi kwihuta cyane, wowe nuza gukora nyine uraza ugenda usoma nyine ugenda uhitamo. Hari igisubizo ni B, yego. Hano uraza, hano igisubizo ni B. Wowe uraza ujye usoma nyine neza. Hano gukora rwose harimo ibizami by'ubuntu, ariko harimo n'ibizami by'ugomba nyine kugura nyine. Hano igisubizo ni C. Muze mukore ibizami by'ubuntu, musore runo rubuga mukore ibintu byose, ibintu birimo ni uburyohe. Hano utsinda ukoze rimwe. Iyo wifuza ko tunagufasha uratwandikira twagufasha tukagutereninga mu minsi mike cyane, iminsi 3 ukagenda mu kizami nawe ugatsinda. Rero reka tugende ku gice cy'ibizami. Hano handitse ngo kanda hano wihugure. Kanda hano wihugure. Ubundi hano haza nyine ku banyeshuri babishaka. Iyo ushaka kwihugura nawe uraza ukiyandikisha. Hano uhita wandikamo izina ryawe nk'uko hano bari kubidusaba. Reka urugero nshyiremo. Reka nshyiremo na nimero ya telefone. Uraza ugashyiramo nimero ya telefone yawe neza. Nimero ya telefone ukoresheje hano wiyandika. Buri gihe uje kwinjira muri runo rubuga kugira ngo ukore ikizamini iyo wongera ugasubizamo. Iyo uhinduye nimero ya telefone bivuze ngo ntabwo ubona access. Nimero ya telefone wakoresheje wiyandika n'amazina nibyo wongera ugakoresha. Ukoresha ibyanyabyo rero. Ugahita ukanda hano kuri tangira. Uri kubona hano bakubwira ngo tegereza gato birimo gusuzumwa na hano bagahita bakubwira ngo wiyandikishije neza tegereza ko admin akwemeze, akugira proof nyine akwemerere kugira ngo utangire gukora ikizamini. Ibintu rero biba bikoze neza cyane. Hano utegereza admin akakwemerera. Nk'uko muri kubibona hano rero admin bagiye kutwemerera. Admin icyo akora nyine araza hano agakanda kuri nunze. Ubundi hano tweshe ni kuri dashboard ya admin. Admin niwe winjira hano wenyine. Admin araza, aba bose n'ababa bamaze kugira. Uri kubona ko hano uri kubona ko abantu bagiye bafite iminota igiye itandukanye. Buri muntu ahabwa iminota bitewe n'uko nyine yishyuye, bitewe n'uko wishyuye. Ubwo nyine igihe uzamura ukosora yes uhabwa igihe kirekire bitewe nyine nuko byagenze. Reka rero twebwe tumaze kwiyandikisha none uri kubona twanditse Ndayishimiye. Nimero ya telefone twakoresheje ni iyi. Admin agiye kuduha uburenganzira. Admin reka duhe uburenganzira. Se admin reka duhe wenda iminota 3000. Admin aratwemereye. Admin namara kutwemera tuhita dusubira twongeye dufungure none. Uri kubona admin aratwemereye. Uri kubona hano kuri Ndayishimiye. Hano kuri Ndayishimiye uri kubona ngo yemewe active. Admin yatwemereye. Bivuze ngo tugiye gusubira kuri ya dashboard yacu. Tugiye gusubira handi twakora ikizami. Hano uri kubona hano ubwo iyo admin nawe amaze kukwemerera uraza ikintu uhita ukora uhita ukanda kuri iyi buto nyine. Urongera ugakanda kuri iyi buto. Admin akimera kukwemerera bari kubisuzuma ko yakwemereye tayari. Uri kubona ko ikizami gise gifunguka. Hano admin abamaze kukwemerera. Uhita utangira ugakora ikizami. Hano urasoma ikibazo cya mbere. Ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ese wakora iki? Ikintu ugomba gukora ni ukuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga kigutambutseho. Twabonye ko niba ugiye kubisekana n'ikindi kinyabiziga ugomba kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse nyine. Bivuze ngo uhita ucana amatara magufi, kubera ko amatara maremare yahumisha umuyobozi wundi uri guturuka mu kindi cyerekezo. Hano uhita ukanda kuri buto iyi yanditseho komeza kugira ngo ushyiremo ikibazo kindi gikurikira. Twakanzeho hano ikibazo cya kabiri ngo ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga abakomeretse bikomeye ngo wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi, ngo ese ni iki kindi ushobora gukora? Ni ukumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Nicyo kintu uba ugomba gukora. Ni uko ugomba kumenya neza niba imbangukiragutabara
yahamagawe, kubera ko nta kindi kintu uba ufite wakoraho nyine, kubera ko nta bundi burenganzira uba ufite bwo kuba wagira ikindi kintu ukora, keretse wenda mu gihe wenda ubiherewe uburenganzira n'ababishinzwe. Ariko hano uba ugomba kumenya neza n'imbangukiragutabara yahamagawe. Ikibazo cya gatatu, ngo ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe. Ubundi icyapa kivuga ugukikira bitegetswe, ubundi hano tutashyizemo ubwenge bwinshi cyane, ubundi ibyapa bitegeka biri mu ishusho y'uruziga, bikagira ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ryera. Bivuze ngo hano ishusho ni uruziga, kubera ko kino cyapa nyine kirategeka. Igisubizo hano ni B. Twakomeje ngo ni iki ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu. Niba uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu, uba ugomba gusiga amatara ndanga akaguma yaka. Bivuze ngo hano igisubizo ni A. Hano uraza ukigera rwose muri iyi website, hano ibintu byose biba birimo. Ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragarira mu ntera ikurikira. Itara ubundi ryo guhagarara rigomba kugaragarira mu ntera ya metero 150 ku manywa, rigomba kugaragara mu ntera ya metero 150 nijoro, ku manywa noneho iyo ntera igomba kuba metero 20. Bivuze ngo hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ego. Mbo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. A. Ubuso ni umweru. B. Ikirango ni umutuku n'umukara. C. Ikirango ni umweru n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko iki cyapa kigira ubuso bw'ubururu noneho kikagira ikirango cy'umutuku n'umweru. Bivuze ngo rero ibyo bisubizo ntabyo bigize baduhamo hano, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero bari kutubaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura iki? Kuri A bari kutubwira ngo birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. C. Bakatubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Hano ni igisubizo cy'ukuri ni B. Kino cyapa kiratubwira ngo ni ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Hano uraza ugahita ukanda kuri iyi buto ya komeza, ugashyiramo ikindi kibazo gikurikira. Uri kubona ko cyagezemo aho bari kutubwira ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda, aho ntawakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda. A. Gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Hano uba ugomba gushushanya aho zagonganiye ndetse mukazishyira no ku ruhande. Twakomeje hano uhita ukanda kuri buto ya komeza, ngo iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura umuhanda udakomeza. Twakomeje ku kibazo gikurikira, ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma abagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Ni irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Yani igisubizo ni A. Twakomeje ngo ibyapa bihurira n'ibyo gutambuka mbere birangwa ngo ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ubwo si igisubizo si A? Hano igisubizo ni A. Ibyapa bihurira. Twakomeje ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje w'ibice byinshi atangirira gukurikizwa. Ubundi kino cyapa kigira ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango mu ibara ryera. Bivuze ngo hano ikirango cyangwa ibimenyetso ni mu ibara ryera. Hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo rero. Iki cyapa gisobanura iki? Reka turebe. Iki cyapa gisobanura umuvuduko muto ntarengwa utegetswe. Uyu ni umuvuduko muto, hano tugomba guhitamo C. Ni umuvuduko muto ntarengwa utegetswe. Iyi video ko mbona yabaye ndende. Ikibazo cya 14 ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo, ngo bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ngo ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Ese bishyirwa iburyo cyangwa ibumoso bagendeye kuki? Ni ukugira ngo birusheho kugaragara neza, niyo mpamvu. Hano igisubizo bivuze ngo ni C. Ni ukugira ngo birusheho kugaragara neza. Ikibazo cya 15 ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ese ni hehe? Mu duhanda tw'abanyamagare, mu duhanda twagenewe velomoteri. Ubundi ucyumva hano A na B ngo mu duhanda tw'abanyamagare
no mu duhanda twagenewe velomoteri, uhita wumva ko hano igisubizo ari C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Urumva ko nyine niba ari uduhanda twagenewe abanyamagare ni utw'abanyamagare, niba ari utwagenewe velomoteri ni utwa velomoteri. Ubwo niba ugiye guhagararamo wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urumva ko ugiye guteza inkomyi muri utwo duhanda. Niyo mpamvu rero A na B ari ibisubizo by'ukuri. Guhagarara muri utwo duhanda birabujijwe. Ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, ese nkawe nk'umuyobozi umubonye wakora iki? Ni uko ugomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhagarara. Hano igisubizo ni A. Twakomeje ngo iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Uri kubona ni umurongo wera ariko udacagaguye. Ikintu bivuze twabonye ko umurongo wera udacagaguye kuwurenga birabujijwe. Bivuze ngo hano igisubizo ni B. Umuyobozi abujijwe kukirenga. Twakomeje, wowe turi kubana muri iyi video nizere ko iyi video turayisoza rwose bino bibazo ubizi neza cyane. Nawe ariko nushaka kuza gukora ibizame byinshi cyane urakanda kuri link ijya ku ifoto yanjye iriya iri kuri profile ya TikTok, urebe kuri bio urahita wabona link. Abantu muri kumbwira ngo link mwarayibuze, jya kuri profile yanjye kuri TikTok urebe kuri bio urahita wabona link, iyo link uyikandeho nawe urahita ugera hano. Ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho yakora iki? Nyine ikintu uba ugomba gukora ni uko uguma inyuma y'icyo kinyabiziga kugira ngo wemerere ibindi binyabiziga nyine gutambuka. Hano igisubizo ni B. Ibi ni ibintu biba byumvikana ubundi. Twakomeje ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Urumva niba icyo gice kidahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, urumva nta gahanda nyine kagenewe amagare, kubera ko ntabwo abanyamaguru ntabwo bajya bagendera mu nzira ikikijwe n'ibyo bice byera, ahubwo abanyamaguru bagenda kuri ziriya nzira z'amapave cyangwa se mu tuyira turi ku musezi w'umuhanda. Bivuze ngo rero ako ni agahanda k'amagare niba ari icyo gice gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke kandi kikaba gikikijwe n'imirongo icagaguye yera. Bivuze ngo ako ni agahanda k'amagare cyangwa se agahanda cyangwa se inzira y'ibinyamitende. Ikibazo cya nyuma ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Ese kiba ari iki? Uri kubona kino ni cya kibazo bagari ariko bakigaruye basa nkaho bagihindiyemo ukuntu. Bivuze ngo nyine icyo gice kiba ari ahanyurwa n'ibinyamitende, nibyo nari maze kuvuga mu kanya. Hano ikizamini turagisoje, ibibazo 20 kubona ko turabisoje. Uri kubona ko tugize amanota 20 kuri 20, watsinze neza cyane. Hano bari kutubwira ngo kanda ukora ikindi kizami. Ukanze nyine wahita ukora ikindi kizami. Turakanze. Uri kubona iyo ukanze ngo kanda ukora ikindi kizami urongera ukagaruka hano kanda wihugure. Ugahita ukanda hano wihugure. Ubwo ikintu ukora nakubwiye ngo iyo uhinduye amazina cyangwa nimero ya telefone wakoresheje wiyandika ntabwo ubona access, kubera ko nyine system ntabwo ikwibuka, ariko uraza ukongera ugakoresha bya bindi wakoresheje admin nyine akwemeza. Uri kubona ngo ibyo nakoresheje biracyanarimo ni ibi nakoresheje. Ubwo kubera ko admin yamaze kunyemerera ntabwo araza kongera kunyemerera bwa kabiri, ahubwo kubera ko yanyemereye n'inkanda hano kuri tangira ikizami kirahita gifunguka ako kanya. Reka nkandeho murebe. Uri kubona hano bari kugenzura barebe nimba ndimo tayari, system irambonye. Uri kubona ko ikizami kindi kirafungutse hano. Ubwo ngubwo n'iki ngiki nahita nyikosora nkakomeza. Turakunda cyane mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Mbabwira ngo runo rubuga rwose ruragufasha kwitegura neza ikizami. Abantu mufite ikizami rwose hano iminsi 3 ujya mu kizami ugatsinda, iminsi 5 ugatsinda. Ikindi iyo ushaka kutuvugisha ukanda hano ukatwandikira kuri WhatsApp tukagufasha. Ku bantu mushaka kwiga rwose turabafasha mu minsi mike cyane, mutwandikiye tubafashe. Ikindi ku bantu mushaka kategori A kategori B, ishuri Agaciro Driving School yagufasha kubona perime yawe mu gihe gito cyane. Mukomeze mubigire ibihe byiza cyane. Kanda like, comment, sharinga iyi video twese dukomeze dutsindire hamwe twijya muri runo rubuga. Uri kubona ko rwose abari gutsinda bo ni benshi cyane. Nawe rero sura runo rubuga utsinde. Ciao ciao.